Following is the integral speech of His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda, while launching the week of the commemoration of the genocide perpetrated against Tutsis in 1994. But first of all, kindly subscribe, share, like, and leave a comment to support our channel. Now let's listen to His Excellency. Ndahera ku mateka Bizimana yatubwiye. It is likely to have a starting point. I will start by the historical background as stated by Bizimana. The minister, Bizimana is the minister of the Rwandan unity. Arambuye afite ibimenyetso ashingiyeho. I will start by the historical facts as indicated by Bizimana. The historical facts were detailed and with facts. Ariko ndagira ngo mbanze nshimire mwese abari hano mwaje kwifatanya n'igihugu n'Abanyarwanda, cyane cyane mwebwe abaturuka hanze mu bindi bihugu. But I would like, first of all, to thank all of you who are present here, especially those coming from foreign countries. Cyangwa abihagarariye hano mu gihugu cyacu. And those representing the countries in Rwanda. Ndabashimira kuko kenshi ko dusigaye tubibona ko bisigaye biri ukuri ntabwo kukigenderwaho. Ni nacyo gituma, ariko reka mvugane, ari umuntu w'inshuti yanjye wigeze kumbaza atari ko wowe nk'umuntu ubaho ute ugahuza bimwe, ndaza kubivuga mu rurimi rw'amahanga, arambaza tubaho ute ugahuza the dark past and the cruel present. I thank you who are present here because nowadays, contemporarily, the truth
is mostly ignored. Let me tell you, one of my friends asked me once, how do you manage to link the dark history, the dark past of your country, and the cruel present? But how do you manage that? ariko uko nabyumvaga ntabwo ari igihe yabazaga gusa yabazaga u Rwanda uvuga ngo u Rwanda mubaho muti very dark past. But in the real sense of the question, he was not only asking to me, he was asking about Rwandans. How Rwandans do you manage that situation? How do you manage the dark past of your country and the present, the cruel present? And a very cruel present. Icyo namushubije nuko from the beginning we were under an illusion that the two were siblings and we had to deal with them as such. You have to deal with the cruel present, knowing that it is very, very much related to the dark past. They are inseparable. So for us, we have a choice. Aha ndakomeza mu Kinyarwanda uko yakomeje avuga mu Cyongereza, uko yasubije. Igisubizo yatanze ni iki? Yasubije ati kuri twebwe ni ibintu tumenyere kandi tugomba kubimenyera kuva kera. Duhanganye n'amateka mabi y'ibyahise, ariko kandi tugakomeza guhangana n'ibikomeye by'ubu n'ingorane z'igihe tuba turimo. Ni ibintu bihora bigendana, ntabwo bishobora gutandukanywa. Tugomba kumenya guhangana nabyo. You are either crushed in between and you stop existing, or you stand up and fight. Avuze neza cyane ati rero uba ufite amahitamo abiri. Ihitamo rya mbere ritari ryiza ni uko umunyantege nke, ibyo bibiri bikagushwanyaguza bikagusya, ubwo nyine ntubukibaho, ugasibangana, ukibura ugasibangana. Ihitamo rya kabiri ari naryo u Rwanda rwahisemo ni uguhagarara kigabo, ugahangana n'amateka mabi, ariko kandi ukanahangana n'ibikomeye biriho ubu kugira ngo ubashe kubaho.
when people are saying in the testimony that, the hope they have and that what happened here 30-something years ago will never happen again. It won't be because of those who were responsible for that dark past will not try again, or are not even trying now again. It will not happen again just because there will be people who will stand up and fight. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame akomeje agira ati nk'uko mwagiye mwumva mu buhamya abantu bagiye batanga ubuhamya bw'ibyababayeho bibi muri ya mateka yacu mabi, ariko bavuga bati ntibizongera kubaho. Akomeza agira ati rero ntabwo bizongera kuba, twizeye ko bitazongera kubaho, tunabihamya, si uko ababikoze batagerageza kongera kubikora, ahubwo ni uko hubatswe imitima izatuma hahora hari abantu biteguye guhangana nabyo no kubirwanya ntibyongere kubaho. It's not because there are fewer people who wish to perish or who would have wished us all to disappear, this country to disappear. But how can people accept that? How can people not stand up and fight? Because anyway, well, there is a risk you may die when you stand up to fight. But if you don't, it's a sure thing you're going to die. So, why don't I try the former? Why don't I try to stand up and fight with the chance that you might survive and live on your life as you want it, instead of giving up and you let people treat you as if for you to live, it's a favor. Nyakubahwa yakomeje agira ati aho kubaho gutyo, aho kubaho ku bw'igeno ry'abandi, kuko namanitse amaboko nkanga kwirwanirira, nabaho napfa ahubwo ndwana. Yakomeje ku bantu bamugezeho bamubwira bati nyakubahwa uvugisha ukuri kwinshi, ugira ukuri kwinshi, bari abantu
rwose ubabwiza ukuri cyane, kandi bafite ububasha, n'abantu bakomeye, bazakwica. Hanyuma Perezida Paul Kagame arabasubiza ati, ubwo icya mbere abo bantu n'abicanyi, ubwo niba bideja, so niba ari abicanyi, umwicanyi wamanika amaboko yakwica, ikiza ni uguhangana nawe, wenda ugapfa uhangana nawe. Ibyo ni ibintu, ubwo ni amagambo yanshyizemo, ibyo ni ibintu byumvikana. Intwari ipfa irwana aho gupfa imanitse amaboko, cyangwa se aho kubaho ipfukamye. Rwandans, why don't you die fighting instead of dying anyway? Just dying like flies. Ati rero banyarwanda, kuki mutapfa murimo kurwana, mutapfa muhanganye, aho kugira ngo mupfe gutyo gusa, mupfe nk'amasazi. Arakangurira abanyarwanda kugira wa mutima w'ubutwari, wo kwemera guhangana n'ikibi, niyo cyaba gifite imbaraga zihambaye. But my message goes to other Africans who live like this on a daily basis, who are dehumanized. And they accept it and they beg. I can't beg to live. Perezida noneho ahaye message abandi banyafurika, abwiye abandi banyafurika ati, aravuze ati, iyi message y'ubutwari, yo kutemera gupfa nk'isazi, yo kutemera kubaho ubigenerwa n'undi, yo kutemera kubaho upfukamye uri ku mavi yawe, aho ukemera ugapfa urwana, kuko harimo chance y'urwana, haba harimo amahirwe yuko urokoka ndetse ukarokora abandi. Arabwira abanyafurika rero bababaje cyane, bo mu bihugu bindi bitandukanye, babaho bagenerwa kubaho n'abandi. Arabwira ba banyafurika bafite ibihugu bitegekerwa i Burayi, nubwo atabivuze ariko nicyo numvisemo, ba banyafurika bafite ibihugu bitegekerwa hakurya y'inyanja, babaho bapfukamye, babaho mu bwoba, ubuzima bwose bukaba ari ubwo ngubwo. Abahaye message nk'iyo, message nyine yo kugira wa mutima w'ubutwari. Akomeje agira ati rero twebwe tuzahaguruka turwane, nidutsindwa nta kundi, ariko hari amahirwe yuko tuzatsinda, kuko iyo urwana haba hari amahirwe ko ushobora gutsinda, hanyuma kandi iyo utsinze ubaho ubuzima bw'agaciro, ubundi umuntu wese yakabaye abaho. So these people who are there to the UN, they are there to these Western capitals, they are everywhere, they are just saying, Rwanda. This small country, this Rwanda. I mean, you see, when you are talking about Rwanda and ganging up together against Rwanda, you think it's some country that is
Then when I remember the facts about it, I just imagine the world has gone amok. But in the midst of all that, we have to live. We have to live our lives, we have to fight for that, we have to live the way we want. And I tell anybody to his face to go to hell. If anyone comes around and thinks they can, hey, we're going to sanction you. To what? Go to hell. Yes, Perezida Paul Kagame yari yakomeje agira ati usanga abantu bari muri iyo mirwa mikuru y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, abandi bo muri UN baza bavuga u Rwanda, batera ubwoba, bavuga ngo ibihano. Ati njyewe uzaza mbwira ibyo, nzamubwira ngo gikuzimu, genda. Just go to hell. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Leave me to mine. This is the spirit I think Rwandans must have in their daily lives. Abo bantu arababwira ati murebe ibyanyu, murebe gahunda zanyu, natwe turareba gahunda zacu. So my worry is not about how powerful these people are that come down upon us and throw anything at us. I'm never worried about that. I worry about one thing, which has lived on for centuries. It's for Rwandans. It's for Africans who sit back and find nothing wrong with accepting to be treated like that. That's my only worry. When can Rwandans, when can Africans refuse to be mistreated like this? To be told they have no value. To be told that their lives have to be lived as a result of a favor they are being done by somebody else. What a shame. People to accept that even for a moment. Perezida rero ati ikimpangayikishije si abo ngabo uko bakomeye, ubuhangange bwabo si bwo bumpangayikishije cyane. Ntabwo ntewe ubwoba nuko ngo bashobora kuza bakatujugunyaho ikintu runaka kikatugwaho. Ikimpangayikishije ni iki: niba hari abanyarwanda, niba hari abanyafurika bemera gufatwa nabi, bemera gusuzugurwa, bemera ko ubuzima bwabo buba nkaho ari amahirwe bahawe n'undi muntu, yuko kubaho kwabo biba amahirwe bahawe n'undi muntu. Kuba hari abanyarwanda babyemera, kuba hari abanyafurika babyemera, ibyo biteye isoni. Ibyo biteye isoni.
must not accept it. You must get up and fight for yourself. And then you have fools leading countries and being used as puppets. And they are stealing from their own resources, which they should be putting to the good use of their own people and develop them. They just put everything to their own use, find billionaires, poverty, millions of people going hungry, and their leaders, billionaires, money that has been stolen from the resources of these people, and these are the ones received in Western capitals and praised, and when, Rwanda is being crucified literally at the UN, everywhere, these are the ones who show up and everybody else is doing their bidding. They don't talk. These ones don't even say a thing. There is somebody to say it for them. You don't say a thing. Even in meetings where solutions are being thought about and crafted and so on, they are absent because somebody else is there. They'll address when their name comes up, they say, no. You see, I see it on a daily basis. Somebody has agents, orders them, pays them to go everywhere preaching hate speech. nyakubahwa perezida wa repubulika akomeje agira ati hari abantu nzi, hari ibihugu nzi biyobowe n'abasazi, n'abantu rwose bameze nk'abasazi, bimereye nk'ibikoresho by'abo bantu bo mu burengerazuba bw'isi, wagira ngo ni ibipupe byabo. Abayobozi usanga bafata imitungo, ubutunzi bw'igihugu bakabukoresha mu nyungu zabo bwite, abaturage babo ari abatinya kujya bicwa n'inzara. Ati abo ngabo nibo bagenda bakirwa neza muri ibyo bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, muri za UN, baba bafite abavugizi, nta nubwo bajya bagira ijambo bavuga. Niyo hari ibiganiro bigamije gukemura ibibazo byabo bibareba, usanga batanahari, usanga batitabira kuko barabizi ko hari umuntu runaka uri bubavugire. Baba barakoze diro runaka zituma hari abantu nyine bagomba kubavugira. Killing people in broad daylight, setting fire on these people, burning in broad daylight. And Ati kandi hari abayobozi nzi noneho bashyizeho agents, abantu bashinzwe kujya kwigisha urwango, bagenda bigisha urwango mu baturage, aho usanga abantu bica abandi, abantu bagatwika abantu ku manywa y'ihangu. It comes up for discussion. They say, no, it's not this one. No. You see some other people, we look for them. But the person keeps coming up. He said, no, I will take the war to Kigali. I remove the
government, these Tutsis, we are tired of them, like they were tired of them 31 years ago. Here. And it's okay. These wonderful people, these powerful people who tell us what to do and what not to do, they are okay with that. Ati kandi hari umuntu noneho usanga avuga ati nzatera Kigali, tuzakuraho ubutegetsi, turambiwe bari abatutsi nkuko bari babarambiwe mu myaka 31 ishize. Ati hanyuma abantu beza abantu beza bakomeye bo hakurya iyo batuha amabwiriza y'ibyo tugomba gukora n'ibyo tutagomba gukora, bakumva ni ibisanzwe, bakumva nta kibazo, bakabyihorera, bakabirenza amaso. They are fine with that. And they expect us to accept it also ourselves. Hanyuma bagatekereza ko twebwe tugomba kubyemera natwe. In broad daylight. Hate speech, killings of people for their identity, uprooting them from their homes, and most of them are refugees here in this country. We have 125,000 people as refugees who have been living in camps, uprooted from their homes. Ati ku manywa y'ihangu abantu birwa bigisha urwango, birwa bica abantu, birukanye abantu mu ngo zabo. Ati hano mu Rwanda dufite impunzi 125,000 birukanywe mu ngo zabo. In Eastern Congo. And then these powerful, good people come here and pick 1, 2, 3, another day 5, if there are many, to go and settle them in those beautiful countries of theirs. Abo turabafite baturutse hano muri Eastern Congo, muri Congo y'Iburasirazuba. Hanyuma ba bantu beza bahakurya iriya beza bihangange bakajya baza bagafata muri za mpunzi, umwe, babiri, batatu, baba benshi bakaba 5, bakabajyana ngo muri resettlement, bakajya kubatuza muri bya bihugu byabo byiza. Here. And they expect us to be thankful that that's a huge gesture of generosity. Hanyuma abandi benshi bagasigara hano batwaye babandi 1, 2, 3, 4, 5 gutyo, hanyuma bakumva yuko tugomba kubashimira yuko bakoze igikorwa cyiza cy'urukundo. First of all, they take them knowing that these are actually refugees from a neighboring country. They don't take them as Rwandans. They take them as refugees from Congo. Only that they are taking very few. They are not, I wish they could take all of them. Those who wish to go and resettle them. So the rest becomes my problem. So what they have to do is cleanse Eastern Congo of all these people, bring them to Rwanda, take to your countries those you want, few, very few, not even 0.1%, and the rest should remain Rwanda's problem. Ati kandi
abo bantu babatwara babizi, abo babatwara babizi neza ko ari abo mu gihugu cy'abaturanyi hano hakurya muri Congo, bagatwara abo bake, hanyuma abandi basigaye bose bakaba ikibazo cy'u Rwanda. Tekinike yabo cyangwa uko imikorere yabo ni uko bashaka kugenda aho ngaho muri Eastern Congo bakamarayo abatuyeyo bose bakabazana mu Rwanda, hanyuma bakajya bakora ka kantu gato ko gutwara abantu 2, 3, 4, 5, hanyuma abasigaye bose bakaba ikibazo cy'u Rwanda. Because after all, these ones are Tutsis like Kagame. That's a simple conclusion. Kubera ko nyine bo uko babyumva, bumva yuko ngo abo bantu baturutse muri Eastern Congo bavanyo bakabazana hano ni abatutsi mbega nka Kagame. But ask yourselves, how did these people end up being across the border of Rwanda? Was it really done by Kagame? Was it done by Rwanda? No, for us, we are here lucky that we are alive, that we survived. So, but as I say this, ariko namwe mwibaze byagenze gute ngo bari abantu bisanya muri Congo? Ese byakozwe na Kagame? Ese byakozwe n'u Rwanda? even for my sanity and the country's sanity, we have sometimes to just try to do things differently. Meaning, if you want to be helpful, if you want us to be partners, we are happy to play our part, and you can be sure you will find a reliable partner in us. Irrespective of what we think about you. You know, this whole thing you see every day, you know, you have heard of groups, what is it? Group of experts. You have heard of that thing? These are people who go around, experts who are supposed to know better our situation than ourselves. Ariko mujya mwumva abantu bitwa ngo ni amatsinda y'abahanga, group of experts, abantu mbega babahanga cyane ngo bashobora kuba bazi imibereho yacu kuturusha. Abantu bitwa ngo ni abahanga ku buryo baba bazi imibereho yacu kuturusha twebwe. And the ones who lead those groups are the very people connected with this history I'm talking about, or that Bizimana was talking about. Kandi abantu bayoboye mu group ayo matsinda ngo y'abahanga cyane ni nabo
bafite aho bahuriye n'aya mateka turi kuvuga. Can you imagine the cynicism? And this expert comes to me and asks me, but this. So the whole thing about genocide, this ideology that has killed millions of people, has been turned into a problem of minerals. It's okay. Let's imagine it's a problem of minerals now. Was it a problem of minerals in 1994? Hanyuma rero abo biyita ngo ni abahanga bakaza banyegera bambwira ibintu, ugasanga ingengabitekerezo ya jenoside ihindutse ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Ese no muri 1994, reka tuvuge ko wenda uyu munsi ari ikibazo cy'amabuye y'agaciro, no muri 1994 cyari ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Just imagine which minerals. Second, if it were to be minerals, how many are actually fighting for these minerals in those places? Assuming you found evidence about Rwanda being implicated in what's happening in Congo for minerals in Eastern Congo. Are you really saying it is just Rwanda? Why don't you be brave enough to say Rwanda is invading our territory we have created for ourselves and is encroaching on the minerals we are also encroaching on in Eastern Congo? But be brave enough to admit that, at least to say that. Reka tuvuge ko wenda koko ngo u Rwanda ngo ruri muri Congo kubera izo mpamvu z'amabuye y'agaciro. Ese ni bangahe bari aho ngaho muri Eastern Congo? Urashaka se kuvuga yuko none hari u Rwanda gusa ruriyo? Ese mwabaye intwari mukemera yuko mutekereza ko u Rwanda ahubwo rwaje kubavangira mu gace mwiremeye mwagize akanyu muri Eastern Congo, mu burasirazuba bwa Congo, mukabyemera muti rwose duhangayikishijwe nuko u Rwanda rurimo kudufatira ku mabuye y'agaciro yacu twahinduye ayacu. Mwakabaye intwari mukabyemera gutyo ko ahubwo muhangayikishijwe nuko u Rwanda rwaraje kubavangira mu gace ka Congo k'uburasirazuba mwifatiye n'amabuye y'agaciro yaho mwigabije basi mukabivuga gutyo. If what is the allegations, if these allegations were true, you know what? Rwanda would be as rich as you are, those who make the accusations. Buriya murabizi iyo ibyo mudushinja byari byo, ibintu mudushinja iyo biba ari byo, u Rwanda rwari kuba rukize nkamwe mubivuga.
would not be needing your money at all. ntabwo rwose twakabaye tugikeneye ifaranga ryanyu na rimwe. Which you give us nothing and you come and beat us up for everything. I mean, that is the world between the dark past and the cruel present. You give us nothing and you come and beat us up for everything. I mean, yeah, that is the world between the dark past and the cruel present. Ayo mafaranga muduha, muraza mukaduha ubusa, hanyuma mukaza kudukubitiraho. Muduha ubusa mukaza kudukubitiraho. Ngibyo rero navugaga by'amateka yijimye, duhangana nayo, tukabihuza kandi no guhangana n'ibikomeye by'ubu, no guhangana n'ubuzima bw'ubu butoroshye bukomeye. But what didn't kill us and finish us 21 years ago has hardened us, has prepared us for the bad things that will always come anytime these people want and wish. Ariko buriya ikitaratwishe ngo kitumare kidutsembe mu myaka 31 ishize, cyaradukomeje, cyaduteguye neza ku buryo turi tayari, twiteguye guhangana n'ibindi byose byaza bizanywe nabo. Honestly, I want to assure you we will not die not fighting like last time. And fighting does not involve invading anybody's territory, does not involve going after something that is not ours. Fighting, I mean, is if you find us here and want to treat us the way you want that you have seen in the past, I just want to assure you, you will not succeed. Ndagira ngo mbizeze rero, ndagira ngo mbabwize ukuri, ntabwo tuzongera gupfa tutarwana, ntabwo tuzongera gupfa tutarwana. Kandi kurwana tuvuga ntabwo bizanamo gutera igihugu cy'umuntu runaka cy'abandi, ntibizanamo kwigabiza iby'abandi. Kurwana tuvuga
nuko uzagerageza kudusanga hano ashaka kubigenza nkuko yabigenje mu bihe byashize ntituzamworohera. Kuri iyo nshuro azatsindwa, ntazabigeraho. I think I beg all these Rwandans, we should be itching for a fight with anybody who wants to come here and turn things upside down. Icyo nisabira abanyarwanda ni kimwe, muhore mwiteguye guhangana n'uwo ari we wese wahirahira aza hano kutubuza amahoro. And I think there are many who are ready to join for that. But for our friends, our partners, please don't misunderstand us, don't mistreat us. We have had enough of it. Take it somewhere else. Take it somewhere else. You know, this Bizimana who was telling you this whole history, by the Bizimana, if you could compile that and distribute it to our friends and all of us. I actually want a copy of what you... But I think you should give our friends and others, they need to... Much as in the cruel present, facts don't matter, evidence doesn't matter, the truth doesn't matter. What matters is what pleases you on any day, and doesn't matter what facts about others. But and I was saying this because this Bizimana made another presentation another time that involved the same people he was talking about. And the next day, from embassies, people came to him threatening him. You know, they even, they're so foolishly brave to just, you know, they went to him. And I think another message went through Foreign Affairs. It's like this man who is saying this, and he was not saying it is not true, but he was saying no for daring to say it, even if it is the truth. Yes, they threatened him, and they even started threatening he will not get a visa to travel anymore to face to face like that. Somebody from the embassy threatening our minister. Of course. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeje asaba Bizimana, Minisitiri Bizimana guhuza, gukompilinga cyangwa guhuza, gukora donc document, inyandiko ihuza ibyo ya presence byose, ibyo yavuze byose bijyanye n'amateka yose, akabishyikiriza abafatanyabikorwa b'u Rwanda, ubwo birumvikana nk'abambasaderi n'abandi, akabibashyikiriza bakabimenya. Ariko akomeje agira ati nubwo mu by'ukuri icyitwa ukuri, icyitwa ibimenyetso, icyitwa facts bititabwaho, ariko wabaha iyo document bakabibona, bakamenya ukuri. Akomeje avuga ukuntu ngo bamwe mu ambasaderi bagerageje
hari yavuze n'ubundi ku mateka agaragaza uruhare rubi rwa biriya bihugu byo mu burengerazuba by'ibinyembaraga byita byiza. Hanyuma ngo bamwe mu ambasaderi bajya kumutera bavuga bati ibintu nka biriya rwose ntabwo tuzakwemerera viza yo kuza mu gihugu cyacu. Ndetse no kuri minisiteri y'abanyamahanga bashobora kuba baragezeyo kujya gutera ubwoba mu minisita. Avuze ko ibyo rwose hari ababikoze baturutse muri ambasade. Ni ikintu kitumvikana nyine. Bariya abazungu bakangisha viza zabo nk'aho wagira ngo iyo umuntu agiye iwabo wagiye ahantu hatari ubutaka nk'ubw'ahandi. Wagira ngo wa mugani umuntu iyo ageze agenda akandagira ku nyanja y'ibirahuri nk'uko nabyumvaga mu ndirimbo. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakomeje avuga ati abo bantu bagiye gutera ubwoba minisita ntabwo bamubwiraga yuko ibyo yabavuzeho atari byo, ahubwo kuba gusa yatinyutse akabivuga nicyo bagize ikibazo. I can't blame them that given this history we have had, that from the embassy they even think they are above the minister. He just come and say, you dare say this? He wasn't saying this is contrary to the truth or evidence we have. Why did you present lies? No. He was just saying, whether lies or truth, you shouldn't have said it. Uwo muntu wavuye muri ambasade hari n'imyumvire yuko yumvaga yuko abakozi ba ambasade ari abantu barenze kuri minisita. Hanyuma ntiyaje amubwira ngo ibyo watangaje ni ibinyoma, ahubwo yaje amubwira kuki watinyutse kubitangaza. Ngicyo rero icyo nise igihe the cruel present, nuba igihe turimo, ubuzima turimo bw'uyu munsi bukarishye kandi tugomba guhangana nabwo, tutagomba gutinya. But we must confront it, and we shall, no question about it. I've also told people that anyway, for us we are in a sort of not bad position, because the worst has already happened to us. Iyo realite, iyo mibereho y'uyu munsi ikarishye tugomba guhangana nayo. Akomeje agira ati kandi nabwiye abantu yuko twebwe ntabwo turi muri position mbi, nta kibazo dufite, ntabwo tumerewe nabi, kuko ikibi cyane twakinyuzemo, twarakibonye. Ikibi kiruta ibindi twarakibonye. The worst has already happened to us. I don't think anything worse will happen, ever. So those who are scared, fearful of anything, I just want to console you in some way. The worst has already passed. When we lost the people during that time, the young man was giving a testimony about. Do you think anything like that would ever happen again? I don't think so.
So why would we be scared of anything? The worst, the hurricane came and we took cover and things, and it has passed. And we rebuilt. We rebuilt our strength of all kinds. I don't think there is any other hurricane that will come and sweep across the country, destroying everything. I don't think so. Akomeje agira ati rero niba hari ufite ubwoba mwe kugira ubwoba, ikibi kiruta ibindi cyarabaye, nta kizongera kubaho. Cyarabaye igihe twaburaga abantu benshi. Mutekereza ko hari ikindi kizaza, hari ikindi cyorezo kizaza kikazenguruka igihugu kigakubura kikamara abantu? Nta kizongera. Cyarabaye, turahanyanyaza, turarwana, turiyubaka. Nta kindi nka kiriya kizongera kubaho. Always reminds us of some of the things that are ignored and facts that remember Uyu munsi unyibutsa ibintu bitandukanye. And this day always reminds us of some of the things that are ignored and facts that remember His Excellence ati umunsi nk'uyu twibutsa ibintu bitandukanye, hanyuma akomoje ku gitabo the book written by somebody many of you know, Philip Gurevich. Igitabo cyanditswe n'umuntu yavugaga yuko abenshi banamuzi, witwa Philip Gurevich. With a very long title. And this is a man who, well, at least I would have wished if they could think of such a man and put him in the group of experts. Ati ni igitabo gifite titire ndende cyane, arongera ati ahubwo wenda iyo baba bareba kure bari kuzana umugabo nk'uriya nawe bakamushyira muri izo groupe bise ngo ni group of experts, groupe z'abantu b'inzobere. Maybe they would benefit from, but you bring somebody just because she comes from a country that colonized Rwanda and that comes the expert. I think that's not serious. Naho gufata umuntu gusa ngo nuko aturuka mu gihugu cyakolonije u Rwanda hanyuma ukamwita inzobere, ati ibyo rwose ni ibintu bidasobanutse. But he said that the title of the book was, "We wish to inform you that tomorrow will be killed with our families. That tomorrow will be killed." The title of the book was, "We wish to inform you
that tomorrow will be killed with our families. kiriya gitabo gifite titire ndende kandi titire yavugaga ngo we wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families. Ni ukuvuga ngo turifuza kubamenyesha yuko ejo tuzicanwa n'imiryango yacu, niko titire y'igitabo ivuga. Turifuza kubamenyesha yuko ejo hari gahunda yo kutwica twe n'imiryango yacu. You know, who were they informing? And who was going to stop that? And who was going to come to their rescue? No. But it just happened as they said it. Akomeje yibaza ati se ninde babwiraga, ninde bari biteguye kuza kubatabara? Ati nta n'umwe, uko babivuze koko niko byagenze. Kept telling the world, we want to inform you that tomorrow we're going to be killed with all our families. And who cared? Abantu bakomeje kubwira isi bati ejo tuzicanwa n'imiryango yacu, ariko nta n'umwe wabyitayeho, nta n'umwe bihaye agaciro. And the families were killed indeed, including the family of the young man who was testifying here. Well, including our families, those of us standing here. Ati nyine byarangiye imiryango yishwe, abantu bishwe, imiryango yishwe, harimo n'imiryango n'umuryango wuriya watanze ubuhamya, harimo n'imiryango yacu twebwe duhagaze aha ngaha. Been demonized every single day about our history. The history where there is a force that always has been attempting to turn victims into perpetrators. So these people who give testimonies and say what happened to them, they are actually now perpetrators. They are no longer victims. So the cynicism I was talking about of what happens in this world is that these very people who barely survived and who lost everything else and their families are now the victims, the perpetrators, no longer victims. Ati babanje kutwita amazina, kutwambura ubumuntu, kuduhindura nk'inyamaswa, to demonize abantu, kubita nk'aho ari satani, donc kubita ikintu kibi. Hanyuma kugeza ubwo abagiriwe nabi, abiciwe, noneho bahinduwe, nibo barimo kwitwa inkozi z'ibibi. Bariya batanze ubuhamya, biciwe imiryango yabo, uyu munsi hari isi irimo kubita inkozi z'ibibi. Iyo niyo si nababwiye y'ubugome, isi itagira umutima, isi idashyira mu gaciro turimo.
I think I should, even for, again, the sake of our sanity, maybe we always, during the war times, to keep my own balance, there used to be battles taking place across the country, militias killing people, RPA soldiers fighting government forces. Sometimes in our movements, one of the commanders would come to me and say, "President, come and see what has happened here." I went there once and saw a mass grave that they had just dug with caterpillars, and I think they had put in over 2,000 people. And from that lot, we found 12 people are still breathing. And we got them out. I was told the other day of the 12, I think, they lived for some time, and then now they are remaining 7 out of 12. I kept following the story. 7 are still alive. I think 5 died of... But from that moment, I thought... akomoje rero ku bihe by'intambara, aho mu gihugu hose habaga hari intambara, interahamwe zirimo kwica abantu, ariko kandi inkotanyi zirimo kurwana n'ingabo za exfar. Urumva kari akavuyo k'intambara. Hanyuma hari igihe abakamandazi bazaga bakamubwira ati aha nahabereye ibi ngibi ngwino urebe. So umukomanda umwe umunsi umwe yaramujyanye kumwereka hari icyobo kinini cyacukuwe na katapira. Uko yabibonye abonye cyaracukuwe na katapira, harimo hashyingwemo imibiri myinshi. Muri bo harimo abantu bagera kuri 12 bagihumeka. Barabatabara, kandi ku makuru nyakubahwa perezida wa repubulika akurikirana avuga yuko 7 muri bo bakiriho, abandi bakaba barishwe n'ibyo bikomere. They should never bring my attention to this kind of thing. They should just handle it, and we agreed how they will be handling it. But I don't even need to be informed. And the reason was simple. And that fortunately, such a moment of remembrance sort of takes you back into that. But the reason was I didn't want my judgment and my conduct of the war and the leadership I was supposed to be providing to be impaired in any way by the anger, by what you saw. So that's why I wanted to keep my own balance, so that we go through so many things. But otherwise, if I kept seeing this, putting people out of a mass grave, and then your mind goes to say, but who is this doing? Whoever is doing this, why is he doing it? Atangaje ko yasabye abakamandazi kutazajya bamubwira izo detaye, bamwereka ibyo bintu, izo scenarios cyangwa ibyo bintu babonaga by'ubugome bwakorwaga n'abicanyi. Yasabye ko batazajya babimwereka, kuko
yifuzaga ko yagerageza kurinda amarangamutima ye ndetse no kurinda uburyo yari ayoboye urugamba kugira ngo atagira amarangamutima arimo umujinya bikaba byahindura intego imiyoborere y'urugamba yari afite n'intego yari afite. Yagerageje rero kwirinda ko umujinya wamubamo mwinshi kugira ngo atagira n'ibyemezo afata wenda byahungabanya ubumwe yifurizaga igihugu. He may end up so anyway, let me end here. There will always be another day, another year to commemorate our lost people. But for Rwandans, I beg you, don't you owe your life to anybody else. And please have the courage to deal with the situation and moment as it is. Don't offend anybody, but always fight for what is yours. Don't allow anybody else to dictate to you how you should live your life, because the moment you accept it, that is the day you have lost your life. God bless you. Umukuru w'igihugu rero washoje asaba abanyarwanda kutemera na gato kugira undi muntu bashyira ubuzima bwabo mu biganza bye. Aradushishikariza yuko tugomba gusigasira twebwe ubwacu ubuzima bwacu tukaburinda, ntitugire uwo turenganya, ntitugire uwo dusagarira, ariko tukaba twiteguye kurwanirira ibyacu igihe bibaye ngombwa. Asoje rero